Ndagusuhuje ngo hano ikaze kuri umuyoboro mushya wacu wa YouTube witwa Bugingo Empire. Dore ibintu by'ingenzi ukwiriye guhita ukora mu gihe waguwe nabi n'amafunguro. Ikintu cya mbere ugomba guhita wirinda, ugomba kwirinda kujya ibyo kurya byatekewe ahantu nko ku muhanda cyangwa se n'ahandi hantu hadafite isuku. Hari igihe umuntu agubwa nabi n'amafunguro akumva ko gufata akantu gashyushye abonye nkaho ku muhanda ari byo bintu byamugirira akamaro, ariko ibi bintu birabujijwe cyane rwose. Dore ikindi kintu cya kabiri ugomba guhita wirinda mu gihe wagubwe nabi n'amafunguro. Ugomba kwirinda ibyo kurya bitetse bufiriti cyangwa se ibyo kurya bikaranze mu mavuta cyangwa se n'ibindi byo kurya birimo ibirungo byinshi n'ibindi biryo biteguye ku buryo buryohereye cyane birenze urugero. Ibi bintu ni bibi cyane ku gifu mu gihe uri kumva utaguwe neza mu nda cyangwa se waguwe nabi n'amafunguro wafashe. Dore ikindi kintu cya gatatu ugomba guhita wirinda, irinde nicotine na caffeine n'ibindi bisindisha byose uzi. Ibyo bintu bituma igifu kinanirwa ndetse ntikibashe gukora neza umurimo wacyo. Ibi nibyo bintu bine by'ingenzi ukwiriye guhita wirinda mu gihe waguwe nabi n'amafunguro. Dore ikindi kintu cya gatanu ugomba guhita wirinda, irinde itabi. Irinde kunywa itabi mu gihe wumva utameze neza mu nda. Hari igihe umuntu yumva atameze neza mu nda agahita yaba ari n'umunywa w'itabi agahita avuga uti itabi ryamfasha mu nda byibuze wenda nkaza kuba nagarura ubuyanja. Ariko ibi bintu birabujijwe cyane, bishobora kuba byagushira mu kaga ndetse ukaba wahaburira n'ubuzima. Muri iki kiganiro rero tugiye kurebera hamwe uburyo 10 cyangwa se ibintu 10 byagufasha mu gihe waguwe nabi n'amafunguro. Nitwa Joseph Bugingo, uhawe ikaze muri kino kiganiro. Uburyo bwiza bwo kubana natwe ni ugukanda subscribe, ugakanda like ndetse yaba n'igitekerezo ushaka kuduha ukakinyuza muri comment kikaza kutugeraho. Kugubwa nabi n'amafunguro ni uburwayi buterwa no kurya amafunguro ahumanye kubera za mikorobe n'utundi dukoko cyangwa se ibiryo bitera indwara. Bitewe n'ubwoko bw'ubwandu, ibimenyetso bikurikira bishobora kugaragara hashize amasaha menshi, iminsi cyangwa se ibyumweru nyuma y'igogora: kuruka, iseseme, gucibwamo no kubabara mu nda. Ushobora kwivura kugubwa nabi n'amafunguro wifashishije ibirungo, ibinyobwa n'ibiribwa bitandukanye bidahenze kandi biboneka hafi yawe. Dore ikintu cya mbere ugomba guhita ukoresha kibonetse hafi aho ngaho, vinegre ikomoka kuri pome. Vinegre ikomoka kuri pome imenyerewe nka ACV, ni umwe mu miti y'ingenzi ivura kugubwa nabi n'amafunguro kubera ibintu biba muri pome byitwa alkaline bigira uruhare runini mu kugabanya aside yo mu gifu, bityo no kugubwa nabi n'amafunguro bigashira. Ufata utuyiko 2 kugeza kuri 3 twa ACV ukayivanga n'amazi ashyushye mu gakombe, ukabinywa mbere yo kurya cyangwa se mbere yo gufata amafunguro. Ni wumva nta gihindutse, fata utuyiko 2 kugeza kuri 3 twa ACV itavanze n'amazi. Noneho ikindi kintu cya kabiri tugiye kurebera hamwe ni ikintu cyitwa tangawizi cyangwa se jinga. Tangawizi nayo igira uruhare runini mu kugabanya ibimenyetso byo kugubwa nabi n'amafunguro kubera ko tangawizi ikungahaye ku bifasha umubiri kurwanya indwara kandi mu buryo bw'umwimerere. Igikombe kimwe kiba gihagije kirimo tangawizi, ukongeramo ubuki cyangwa se isukari kugira ngo ubashe kubimira. Ushobora no guhekenya uduce twa tangawizi uramutse ubishoboye. Dore ikindi kintu cya gatatu ugomba guhita ukoresha indimu. Indimu ku isi hose izwiho kuba ari umuti nyamukuru ku burwayi butandukanye. Byagera ku kugubwa nabi n'amafunguro noneho ikaba akarusho.
Umutobe wayo ufasha umubiri kutabyimbirwa, wica udukoko, ukanahashya mikorobe zihumanya amafunguro. Fata umutobe w'indimu wuzuye ku kayiko, uminjiremo agasukari gake uhite umira ako kanya. Ushobora no kuvanga n'amazi y'akazuyaze make. Dore ikindi kintu cya kane ugomba guhita ukoresha, ugomba gukoresha imineke. Imineke nayo ni ingirakamaro mu kuvura kugubwa nabi n'amafunguro kubera ko yoroshye kandi ntinagore mu igogora. Imineke ikungahaye kuri potassium, imyunyu ngugu cyangwa se ifasha ibintu bifasha umubiri kuringaniza amatembabuzi cyangwa se gushyira imirya mu mikaya. Ikaba inakize kuri fibre. Ibi byose biyigira umuti wizewe, ubanguka kandi ufitiye akamaro umubiri mu kuvura kugubwa nabi n'amafunguro. Fata byibuze umuneke umwe ku munsi cyangwa uyisye. Imineke isyeye nyine imere nk'igikoma, bibe banana shake. Ujye ufata ikirahure kimwe ku munsi. Dore ikindi kintu cya gatanu ugomba guhita ukoresha, ugomba gukoresha tungurusumu. Ubusanzwe tungurusumu ni umuti ukomeye cyane mu kugabanya umuriro no gufasha mu buryo butandukanye, kubera ko ubushobozi bwayo bwo kurwanya virusi, mikorobe no kwangirika k'uruhu. Tungurusumu inafasha mu guhagarika gucibwamo no kubabara mu nda. Fata agace kamwe ka tungurusumu uhekenye, ubundi urenzeho ikirahure cy'amazi. Ushobora no gufata umutobe wa tungurusumu niba wumva byakugora kuyihekenya uko yakabaye. Ibyo byombi bikunaniye, ugomba gutegura uruvange rwa tungurusumu n'amavuta ya soya, ubundi ujye usiga ku nda nyuma y'ifunguro rya nimugoroba. Dore ikindi kintu cya gatandatu ugomba kwifashisha ikintu bita ubuki. Ubuki bw'umwimerere busanzwe buzwiho kurwanya mikorobe no kurinda uruhu kwangirika, ariko mu bibugize harimo n'ibifasha umubiri wazahajwe n'amafunguro yanduye. Fata akayiko gato k'ubuki bw'umwimerere inshuro 3 ku munsi. Ushobora no kubushyira mu cyayi cyangwa mu kindi kinyobwa cyoroshye. Ikintu cya karindwi wakifashisha pome, apples. Nk'uko uyu mugani wo mu Cyongereza ubivuga, any apple a day keeps the doctor away. Ngo kurya pome imwe ku munsi bikurinda kujya kwa muganga buri gihe. Pome ni urubuto rw'ingenzi cyane mu kurwanya ibibazo byo kugubwa nabi n'amafunguro. Pome by'umwihariko zigabanya acide zitera ikirungurira kuri bamwe, zikanatuma mu gifu hatiremamo mikorobe n'udukoko dutuma umuntu acibwamo. Ikintu cya 8 wakifashisha cyo gikomeye cyane kizwiho n'abantu benshi, amata akonje. Amata akonje wizeye isuku kandi akonje aturisha igifu kuko agabanyamo acide zituma hari abantu bagira ikirungurira cyangwa se ibibazo by'amatembabuzi anyura aho atagomba kunyura, bityo akanafasha mu gihe umuntu yaguwe nabi n'ibyo yariye. Inama nziza ukunywa amata akonje cyane. Waba ubyifuza inama nziza ukunywa amata akonje cyane. Waba ubyifuza ukongeramo ubuki cyangwa se agasukari gake, ariko ibyiza kurushaho ni ukunywa amata yonyine. Dore ikintu cya 9 dusatira no ku musozo, imvange y'ibirwanya
Umwuma, imvange y'ibirwanya umwuma. Kugubwa nabi n'amafunguro akenshi biherekezwa no kugira umwuma, ukamura amatembabuzi y'ingenzi n'imyunyungugu mu mubiri. Niyo mpamvu kunywa amazi arimo amatembabuzi y'ingenzi n'imyunyungugu bigira akamaro gakomeye cyane. Niyo mpamvu kunywa amazi arimo umutobe w'indimu z'icyatsi kibisi bifasha umuntu wagize umwuma kongera kubona imyunyu umubiri uba watakaje. Muri litiro imwe y'amazi ongeramo utuyiko tubiri tw'umutobe w'indimu ukamuye, ako kanya wongeremo isukari n'umunyu biringaniye, ubundi uje unywa iyo mvange buri munsi kugira ngo wirinde kugira umwuma. Ikindi kintu cya nyuma cy'ingenzi tutari gusoza tutagarutseho ni ikintu cyitwa amazi. Mu gihe cy'impeshyi amazi arakenerwa cyane n'umubiri birenze ibisanzwe. Usabwa kunywa amazi menshi hagati ya litiro 2.5 na litiro 3.5 buri munsi, by'umwihariko igihe waguwe nabi n'amafunguro, kugira ngo ubashe gusohora uburozi na mikorobe biba byinjiye mu mubiri. Uyu ni nawe umusozo w'ikiganiro cyacu. Turabashimiye umwebwe twabanye muri kino kiganiro. Imana ibarinde, turabakunda. Naho ubutaha, naho njyewe mwumvaga nitwa Joseph Bugingo. Naho ubutaha, Imana ibarinde, turabakunda cyane. Ntuhave udakoze subscribe ndetse ngo kandi no kunzogera. Naho ubutaha.